ariko uko byaba bimeze kose nubwo tugowe nitudahaguruka ngo tugire ikintu dukora bizaba pire kukiza batabashobora no kudusubiza muri bwa bucakara bakaza kongera bakadupakira. Nikize numva Trump ubushize yirimo yiyamamaza avuga ati ariko muri Afrika ntabwo twakongera tukayikoloniza utundi twaka nk'ijana kugira ngo yongere hizamuke hi update. Urabona igitanga ati ko tubona igihumye tutazi kejo bundi mu gihumbi na 970 wenda duhereye ku iterambere ry'ubukungu. Ubushinwa Ghana ngo yabujyaga buha inkunga. Abashinwa bamerewe nabi inzara yarabishe bati Ghana nta kintu mwadufasha ko tumerewe nabi. Ngo sinzi ngo umugabo umwe ngo wavudutse ngo ku rugamba bono isasu rimeze nabi. Ngaravuduka ngo bisanga aramubwira ati beshaho ubwo wirutujya hehe. Ubu ko wakiruka wenda twagiye mu mahanga ugaruka mu Rwanda. Kuri mu Rwanda uguriruka aja kujya mu butu seseseko yaje gutelefona hirya aho ngaho muri Kongo ngene bareba ukuntu zira ntambara zo muri Eastern Kongo na hehe hose zagabanyuka Kongo nayo ikaba igihugu gihambaye. Ngabandi mu gihe batelefonaga nk'umunota bati ayanyashizemo ayo mwampaye ngo mu butumwa yarajya telefona ngo telefona amasaha ari hiri ku munsi urashira yitelefonera arangiza abwira shitani ati fagitire nangahe nyako wa shitani ati hirya hari ati wewe si dolari buriya rimwe ati dolari fero Kongo serapo. Reka twongera tubasuze mwebwe mwese mudukurikiranye aha muri hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu tutibagirwe namwe muri hirya no hino by'umwihariko diaspora y'u Rwanda abumva ikinyarwanda mwese ibihugu duturanye Burundi, Tanzania, Kenya, Kongo by'umwihariko ni ibice birimo abanyarwanda benshi bashobora kuba twumva. Twagarutse na After Life TV ni umutumirwa ni umusanga wacu tugiye kugarukana agiye kutuganiriza. Reka tumubaze tumuganirize abanza twibwire turamuzi already ahubwo reka atugire adusuhuze ubundi duhe n'ingingo tugiye kugenderaho uyu munsi. Yego mukomere cyane bwana Theo nagarutse kuri After Life TV nkuko twabibemereye nkuko twabibijeje. Yego twagarutse ngo twongere tuganire nkuko bisanzwe. Amazina ni Rutagungira Pierre Celestin. Ni inzobere mu mateka, ni inzobere muri science cyane ko nkuko abitubwiye mu buzima bwe bisanzwe ze science iga development urumva ni ibintu agiye guhuza ariko akaba inzobere mu mateka cyane kuko ni umuntu wasomye ibitabo bitandukanye bivuga by'umwihariko ku mateka y'u Rwanda. Reka rero tuganirize agiye kuduha ingingo uyu munsi tugiye kugenderaho ni yadutegura ikiganiro. Reka atubwire aduhe ikiganiro yateguriye uyu munsi. Nkuko bisanzwe rero ikiganiro nkuko bivuze rwose nize science nize development ariko nanone icyo bita passion yanjye nabonye iri mu mateka. Ariko kandi iyo urebye usanga byose bihura. Nkuko bisanzwe rero iki kiganiro twakise Rise Again iyi ni episode ya kabiri. Rise Again impamvu twayise Rise Again nkuko twabivuze mu kiganiro cya mbere ni ikiganiro dushaka gukora kugira ngo abadukurikiye abanyafrika abumva ikinyarwanda nkuko wari ubivuze abakunzi bacu bumva ikinyarwanda bari muri izi nce zose zitwegereye bari muri iyi region de Grand Lac bari mu ntara ya gatandatu y'u Rwanda muri diaspora barimo bazakurikira iki kiganiro. Niyo mpamvu tuzajya tutakikorera mu kinyarwanda ariko niba ngombwa n'izindi ndimi tuzazishyiramo kubera ko iki kiganiro cya Rise Again turashaka yuko umunyarwanda umunyafrika
yongera agahaguruka yongera agahaguruka akongera akaba igihangange nk'uko yahoze ari igihangange. Bazakubwira ko Robinson d'Humanité iri muri Afurika hariya muri Tanzania rwose. Niba ahantu rero ubuzima abanyafurika barahatangiriye bakahera bajya mu bindi bihugu, tuzabiganira mu kiganiro kizakurikiraho, bakagenda bakwira isi yose bahereye hariya. Bivuga ngo n'ubundi ikiremwa muntu inkomoko n'ubundi ni muri Afurika. Yego. Bakagira gutya sero y'abascientifique, bakagira gutya bagakwira ibihugu byose biri ku isi. Yego. Utitaye ko icyo gihe hari inyamaswa z'inkazi. Intare z'uyu munsi ntabwo ziryana nk'iza kera. Za kera zari hata. Za kera zari mbi cyane. Kera ahubwo wasubira gusanga n'urutagangurirwa rungana umusozi narwo rwakwivugana rukakwica. Hari ahantu ngo biba nko mu mashyamba yo muri Amerika. Yego, mu mazone ngo haba ibikoko byakuze cyane ngo no muri Kongo amafore dance za Equatorial. Ariko burya nibyo n'ubundi. En principe y'ukuntu inyamaswa zikura ziba nini, uko inyamaswa ibona ibyo kurya byinshi bihagije igenda iba nini. Yaba nini ikabyarana n'indi nini, bikabyara ikintu kinini. Noneho rero iyo ibyo kurya byabaye bikeya irananuka, yananuka ikabyarana n'indi yananutse, bikabyara kandi kantu kananutse. Niyo mpamvu inshishije twiga tuzikandagira tumusitike twose. Ntago ntekereza ko hambere ariko zari zimeze. Impyisi uyu munsi urayikubita ikagenda, ariko ntabwo mpamya yuko hambere impyisi zaho wumvaga zitwara abasogokuruza bagiye gupagasa mu Bugande. Ntabwo mpamya ko irampyisi imeze kimwe n'iz'ubu ngubu. Umenya impyisi ubu zarashonje. Zarashonze niba kera bahambaga abapfu bajugunyaga mu mashyamba, zikirira zikagenda, babashyize mu marimbi. none abantu bamushyize mu marimbi babanza gushyiraho na beto. Inyamaswa zindi zisanzwe nazo zari hanze, wasangaga bahigaga inkwavu, ugasanga inkwavu ni nyinshi hanze, impyisi zikabona ibyo zirya. Amasha, izindi nyamaswa nyinshi z'agasozi, imbogo, ibiki byose inyamaswa hari yari umukenke kera, ubundi yari ishyamba, twiberaga mu ishyamba. Urusobe rw'ubunyabuzima rukaba buruzuye. Yego. Icyo twashaka kuganishaho rero, urusobe rw'ubunyabuzima rukaba ruruzuye. Yego. Icyo twashaka kuganishaho dutangira twanzika iki kiganiro, twari turi impamvu twakise Rise Again. Munyafurika ongera wishakashakemo akabaraga, wiyandayande, wongere ukora ibintu nk'uko wabikoraga na mbere, wongere wigaragaze. Abantu bo kugusuzugura kubera ko ngo nta gihangange kikurimo, wamye uri igihangange na mbere, ongera ube igihangange nanone. Umunyafurika, umunyarwanda yongere yigaragaze. Nuwo mujyo w'ikiganiro niyo inspiration tuzajya duha. Mu gutangira rero, iki kiganiro rwose, iyo tuvuze ngo aho bigeze ahangaha, nta n'amahitamo afite yo kugumya kongera kuba umunyantege. Ntago bishobora. Caravagizme yaraje, baramushimuta za guhera mu 1400, bagatwara nk'inyamaswa bitewe n'uko umuntu wenda yivumburiye akabunda, afite na tekinike zindi n'ubwato. Urabona abaje muri Afurika benshi baturiraga inyanja bakaza muri Afurika. Urumva umuntu wafashe initiative, buriya tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Uriya muvandimwe w'umuzungu wafashe umwanzuro akihereza inyanja. Abantu tujya twibaza, ubundi byagenze bite mu mutwe uriya mugabo, byagenze bite kugira ngo ajye inyanja ubundi yinjira mu nyanza, avuga ati ndagiye, nta nubwo ahantu yari agiye ntekereza ko yari ahazi. Byumvikana. Ahubwo yaravuze ati reka ndebe aya mazi ahantu arangirira, nintapfa, akabenshi buriya barahaguye kameme. Abenshi barahaguye. Nintahagwa bari batari explore izamenye inyamaswa muzari zikiri nyinshi. Yego. Birangiye muri kiriya gihugu
Misiri ahubwo ifatanye na Israel kigaragara cyo hariya barambukaga n'amaguru ariko ntago bose baje ahangaha benshi ntabwo ntekereza ko ari hariya banyuze hari n'abambutse mu nyanja icyo mvuga uwo muntu wihereje inyanja yaravuga ati yatugezeho byanze bikunze ari umuntu twebwe twari tugihanganye n'inyamaswa ariko yari yaranahanganye n'imigezi yarahanganye n'imiraba yarahanganye n'inyamaswa ziba mu nyanja ntabwo ntekereza ko icyo gihe zari nkeya nk'ubu ngubu yarahanganye n'inzara bambwira ko ngo hari igihe bazaga ari nk'ijana aho bagiye bakahagera basigaye ari nka veni ubwo urumva abandi barabaga barishwe n'iki bakoresheje imbaraga nuko baraza bagera muri Afurika nibyo nari kukubwira na Afurika nta mahitamo ifite ubucakara bwaraje barabukora turabyemera baraje ejo bundi mu gihumbi hafi na magana ngahe Afurika barayigabana batangira kuyipasura uko bishakiye barayigabagabana kolonizasiyo biraje bayikoloniza umuntu akajya avuga Leopold iyo ngiyo yibereye nk'aho ngaho mu Bubiligi yibereye aho mu Bubiligi reka mbanze nkwe ku mazi Theo nsome ku mazi yibereye aho ngaho mu Bubiligi noneho akavuga ati ariko rero hari ahantu ubwo twamaze kuhamenya twamaze kumenya imiterere yaho twabonye hari igice cyiza cyitwa Kongo twabonye kera twabonye gifite resuruse nyinshi kiriya gice kibaye cyanjye perisoneri nanjye karanakanye hatagira n'ubwo akoraho nk'uko bavuga ati kari akarima nzagahinga nanjye kazansunikira iminsi abayigabanya cyo Kongo rwose Paul baragashimuye ngo yariye ku giti cye ku giti cye rwose ntawe bayiburana yego ubwo baraza abantu baraha abakongomani bapfuye arabizi ni benshi ngo ni nabyo byatumye rego n'abandi ngo bantu bahariya baza ngabashyiramo icyo gitekerezo ngo bagabana buri Afurika bakayicamo imirwi yagira ngo batazamutera ku karima kera yiboneye hirya hari igitekerezo cyo kugabanya na Afurika cyavuye kuri Leopold wari umwami w'Ububiligi cyane rwose ngo muri biriya bihe yari akomeye yari igitangaza nuko icyo rero mvuga nti Afurika ongera wiminjiremo agafu noneho ubu ngubu byamaze kuba ibintu bikabije icyo gihe nubwo bari bameze gutyo hari abarwanye abanyamerika bari nako abanyaburayi bari bataratera imbere kugera kuri rwa rugero bateyeho imbere yego ibyo urabizi ntabwo inganda zabo zari zagatera imbere ibisasu badukangisha ngo ni za bombe atomike byari batarabikora bari bafite imbunda ngo barasaga akabanza guhandura bakabanza gucucumamo ubumuga rwabugiriye igeze arwana n'abarwanisha imiheta arabatsinda arabakubita abarwanishaga nyamwene izo mbunda mu gitero cy'imigogo nacyo tuzakikubwira bakizagituganiriza yego noneho rero icyo ndi kuvuga nti munyafurika ongera wishakemo akabaraga icyo gihe yari afite imbaraga kubera ko bavuga ko nk'umuhinzi w'icyo gihe mu 1800 umuzungu nubwo yahingaga nawe ariko ntabwo umusaruro wari ukubye nka kangahe nka gatatu w'umunyafurika waba uri hejuru gendaga kungana mbese bo bakubwira ngo ifaranga ryacu ryataye agaciro ntuzi ko mu gihumbi hafi na 900 idolari ryendaga kungana hafi nk'amafaranga y'u Rwanda nk'ijana 1900 ejo bundi natwe ubwacu twakuze amadolari agura muri 300 none zigeze mu cyane nta nubwo rifite gahunda yo guhagarara none ubwo urumva umunyafurika afite amahitamo yo guhagarara guhangana nta mahitamo afite yo guhagarara guhangana niyo mpamvu iki kiganiro cyacu tugamije kugira gute kumushishikariza kugira gute guhangana yongera ahaguruke niba ari igihanganye icyo gihe niba yarahanganye n'impyisi bazungu niba yarahanganye n'impyisi agahangana n'ibintu byatumye akaba umunyafurika akakwira isi nuko yari igihanganye yari umuntu uri strong yari umuntu ufite umunyembaraga ntago rero ubu ngubu ari bwabaye umunyantege nke amateori menshi yagiye aza ngo umunyafurika ngo buriya ngo uruhu ngo rwe ngo buriya ngo
ngo ukuntu ngo ateye ngo ukuntu ngo ijosi rye ngo ritari rirerire hanabihuza na Bibiliya ngo ubwo ngubwo hari n'ababihuza na Bibiliya ngo buriya ngo yavutse ngo kuri wa mugabo ngo warungurutse nyina Plito ngo se byose ni kimwe ngo Nowa ngo hanyuma ngo aramuvuma ngo amugira umuntu mubi cyane ariko byaba ari uko bimeze ni gute wagenda ugasanga abahanga benshi bari kuvumbura ibintu muri Amerika nabirabura ubwo bwenge se baba babukuye muri iyi minsi umuvumo waba waragiye se none se ubu barigangahuye none se ubu kugenda ugasanga abartiste baba performinga cyane ba Jay-Z hari ugasanga nabirabura ariko nanone kuki abirabura bajya muri ibyo bintu bisa nkaho bidasanzwe wenda nuko turaba tudeviyemo gake ariko impamvu bajya nk'umurari bakajya mu buhanzi bakaririmba ba Jay-Z bari uzabumva uyu bafunze ejo bundi ninde PDD ba PDD bariya ugasanga nko muri basket bari LeBron James bariya kiriya gihanga ba Kobe Bryant ba Jordan bariya batipe uzi impamvu urabona ubuhanzi ubugeni siporo bariya abantu mu iterambere nk'abanyamerika batera imbere muri revolution industrielle bibanze cyane ku nganda zikora ibicuruzwa ku nganda ziri buze go producinga peteroli ziri buze gukora imodoka ziri buze gukora ibiki noneho ibyo by'ubuhanzi bakabona ahantu hatarimo amafaranga menshi ntago bari bazi ko abantu bazagera igihe bakava muri ibyo bintu byo guhanga inganda bagakina no kubyina bagakina no kwishima bareba amamace ntago bari batekereza ko ubugeni yari ikintu mu masekiteri ya development ubugeni n'ubundi ntabwo muri sekiteri primaire uzasanga ari iterambere mu buhinzi ari iterambere mu burobyi hari ugucukura amabuye y'agaciro hari ubucuruzi nabwo buza buriya ntabwo buri muri sekiteri ya mbere ntabwo buri muri sekiteri ya mbere niya kabiri rero irimo ubwo bucuruzi n'inganda uzagenda usange ntabwo ubwo bugeni ariho buri ubugeni buzaba buri nko ku mwanya nk'uwa gatatu abafongisiyoneri abanyabugeni bya bintu utabikoze cyangwa utabihaye umuntu iyo serivisi yo kujya kureba LeBron James arimo gushyira agapira mu ipaniye utagiye kubireba ntacyo ariko ntabwo ari besoin primaire ntabwo ari segonderi yego urumva ko ni ibintu byakure niyo mpamvu rero abo birabura kubera babagejejeyo rawe reba ku muntu utorotse ubucakara gake gake abantu bakikunena bakibona urubundi umuntu nta kigenda wigira mu byo bo bameze nkaho birengagije yego ariko uko abantu bageye batangira kubakunda babona nabyo ari byiza niyo mpamvu uzasanga hariya umunyenga ntabwo uzasanga umwirabura wa mbere ari mu nganda uzagenda usanga rero mask uri gukora biriya bintu umukire wa mbere ku isi uzasanga ari umuzungu nubwo afite inkomoko muri Afurika ariko ni umuzungu Afurika se yo uruhu rumeze kuriya nabyo tubiduta ba abazungu ba Cape Town bashaka gukora leta yabo ni abazungu ntabwo ari abanyafurika bari ni abanyaburayi baba muri Afurika nuko icyo tuvuga icyo turi kuvuga ahangaha rero ni uko uwo mwirabura ni uko uwo munyarwanda warumbajije ahantu nyine impamvu bagiyemo hariya nuko byagenze ariko kuko n'ubundi bari bameze nk'ari abantu basa nk'ari bari hasi bagiye bajya muri za sekiteri zidakunzwe yego zimeze nk'izatawe yego ziri aho zifite nta bwoko bubura abantu beza n'ababi buriya nta ubwoko bw'abazungu tubwira bw'abirabura hari abajone nibyo nta moko ayo ngayo ariko muri ayo moko yose uzasangamo abantu beza n'ababi abeza b'iyo ngiyo rero batwigishije banatumenyeye ibanga ry'ibyo baturushije ubu mu mateka mu bitabo by'amateka muri za siyanse tuzi ukuri twamenye ukuri harimo ababashije kugenda bamenya ukuri kubera ko twese buriya turi abantu ibituranga nk'abantu twese ni bimwe uzasanga umuzungu agira agahinda karira sibyo n'umwirabura yagira agahinda karira ibyishimo azishima ibyishimo nibiza azaseka nanjye umwirabura nishima nzaseka yego
uzagenda usange hari ibintu byinshi duhuriyeho, ubwo rero duhuriye ku ma emosiyo, akababaro tukagahuza, ibyishimo tukabihuza, ubwenge bukenda kuba bumwe. Niyo mpamvu buriya twe nabo abahanga mu basobanura ibya siyansi bavuga ko twese turi abantu bamwe, turi homo sapiens. Ibyo umuzungu yakora nanjye nabikora. Havuyeho icyo ngicyo wenda cyuko parikuru ye cyangwa se isi yakuriyemo, isi yakuriyemo uwo muzungu. Yego. Ni isi yatumye agira ubuhanga busa nkaho bwisumbuye ku bwanjye, kubera ko wenda we yahuye n'imico myinshi, atembera ibihugu byinshi, abona ubumenyi, education yabiba nziza. Urumva aho ngaho icyo cyo turacyemera kandi. Yego. Ni naho ngaho akadiference kazira, kubera ko ubundi bavuga yuko umuntu uvanyeho kuba genetiko ikitandukanya abantu. Yego. Ni genetike, ni ababyeyi bawe, aho wavuye uri umuntu wenda w'umunyabwenge utari debile, washakanye n'undi munyabwenge usobanutse mu bintu byose, akenshi bazabyara undi muntu w'umunyabwenge. Bizaba gakeya yuko babyara debile cyangwa ngo babyara umuntu wenda debile. Bishobora kuba habayeho wenda ibindi bibazo, ariko probability yabyo aba ari nkeya. Yego. Noneho icyo kintu cya genetike kivuyeho, bavuga ko ahandi hantu dukomora ubuhanga ari mu bo tubana, mu bantu tubana, sosiyete turimo, aho duherereye. Uzasanga abantu benshi baturiye inyanja cyangwa baturiye imigezi n'inzuzi hari abarobyi, bari bafite ubuhanga mu kuroba. Abantu banemeza yuko ariyo mpamvu nka hariya mu Butaliyani cyangwa biriya bihugu byegereye inyanja, aribo bantu bari bafite ubuhanga bwinshi mu mato. Ari nayo mpamvu bavumbuye za Amerika n'aba explorateurs benshi baje mu yindi migabane. Yego. Bari bafite ubuhanga mu mato, buriya n'uburobyi bari barimo abahanga. Yego. Noneho rero environnement aho utuye, abo mubana, nabyo burya bituma hari icyo bikora kuri bwa bwenge bwawe. Ubwenge ufite buriya bufite aho bukomoka. Yego. Bazakubwira rero kandi ko ibyo uziga rero umaze gukura, ibyo uzashyira muri ubwo bwonko nabyo bizakugira uhuriwe. Yego. Bwa bwenge bwawe naho ngaho, ni nko muri izo kategori nka zingahe abantu bakura ubumenyi. Yego. Rero abo bazungu nabwo aho ngaho batuye, urumva bafite kondisiyo zibemera kuba develope, haba mu mibereho no mu mutwe. Urumva nibyo amashuri yaho uzasanga ateye imbere, ya knowledge ibe avance. Uzasanga ari abantu medicine yateye imbere, uzasanga abafite anomali y'imibereho ari bakeya cyangwa se barayirwanyije ku kigero cyo hejuru. Usange environnement barimo abakurambere babo bagerageje nayo kuyitunganya isa nk'ikeye. Naho ngaho urebye haziyemo akantu k'akadiference hagati yacu nabo. Ariko ubundi twese turi homo sapiens. Twese turi abantu bashoboye, bashobora nese ko umuntu ava aha ngaha ari umwana mutoya yajyayo, yakurira muri izo kondisiyo zawo, ugasanga ahubwo hari n'abarushije baho, ukabona yafashe imico yabo, yagize ubwenge bunabarusha. Yego. Umwana rero bavuga ko niba ari umumwaye nta kindi kibazo wagize genetiko muri sobanutse, uri homo sapiens, nawe nujyayo uzakompeta, uzaba umeze neza. Niyo mpamvu nkubwira nti umunyafurika yakongera akabikora. Yego. Iterambere rero bivuze ko rya Afurika rirashoboka kandi iri mu biganza byacu, nta n'amahitamo dufite. Yego. Hari akantu ugiye kukubwira, abazungu baravuga, mu Faransa yaravuze ati quelque soit la gravité de la situation. Ça peut encore être pire. Uko ubu ngubu turi gutaka ngo urumva ngo umugabane ngo urakennye, ngo umwirabura ngo arakennye, ngo indwara ngo zimeze nabi, ngo baratugeragerezaho ngo inkingo, njya mbyumva babivuga muri za conspiracy theories z'abantu.
ariko uko byaba bimeze kose nubwo tugowe nitudahaguruka ngo tugire ikintu dukora bizaba pire kuki se batabashobora no kudusubiza muri bwa bucakara bakaza kongera bakadupakira. Ntikize numva Trump ubushize irimo yiyamamaza avuga ati ariko muri Afurika ntago twakongera tukayikoloniza utundi twaka nk'ijana kugira ngo yongere hizamuke hi update. Urabona igitanga. Ati ko tubona igihumye tutazi ibyirimo. Yego. Niyo mpamvu rero tugomba gutera imbere. Gutera imbere birashoboka. Iterambere nakubwiye ko ndi master developer, iterambere icyo nabonye cyo bayita positive change. Nicyo byita development ni positive change. Gira kantu hindura gatoya kuko ibintu wabitwaraga any change make a difference. Nugira ko kantu ntugahindura hari ikintu uraba wongeye icyo bita iterambere. Hari akantu uraba wongeyeho sibyo? Iterambere bivuga improvement and transformation. Ibyo uri gukora gira kantu bihinduraho mu buryo buri positive. Yego. Icyo kintu iyo gikoze byanze bikunze uba urimo gutera imbere kandi ibyo bintu biri mu bushobozi bw'Abanyafurika, ibyo bintu barabishoboye. Yego. Iterambere nanone rero biratwavuze 3 dimension no kuvuga ngo dimension eshatu: gutera imbere mu buryo buri sociale, mu buryo buri economique, mu buryo buri politiko. Ibyo ni ibintu biba bigomba kugenda. Ibyo ni ibintu umunyafurika ashoboye. Yego. Kandi ibyo bintu twabikora bigakunda, umunyafurika akongera akazamuka akaba umuntu ufite imbaraga nkuko yahoze akongera nka Bersodor nk'ingobyi nyine y'ikiremwa muntu. Yego, nicyo niba kukubwira ni ibintu bishoboka. Naho ubundi ku muntu wenda azazanga kubwire ngo hoya ngo umunyafurika ngo hari muri theory tugira muri development hari ahantu hari amateori menshi ya development agiye abaho. Ariko harimo imwe ivuga ngo kugira ngo umunyafurika ngo azatera imbere ngo bizamufata ngo igihe ngo nk'icyo byafasha abazungu kugira ngo batere imbere. Ntabwo ari uko bimeze. Hari teori yindi yayivuguruje baravuga bati hoya ntabwo ari uko bizagenda. Nese Ubushinwa kejo bundi mu 1970 wenda duhereye ku iterambere ry'ubukungu, Ubushinwa Ghana ngo yabujyaga buha inkunga. Abashinwa bamerewe nabi, inzara yarabishe bati Ghana nta kintu mwadufashaho ko tumerewe nabi bakohereza. Muri 70 ejo bundi none ubu imyaka 50 ishize yonyine Ubushinwa mu iterambere mu bukungu se bavuga ko bushobora no kuba buri imbere ya Amerika. Nuko Amerika nyine nicyo bita PPP. Urumva purchasing power party. Ubushinwa uzasanga DGP yabo hari za trillion 30 hafi n'eshanu, Abanyamerika bafite 29. Urumva ko abashinwa bari uretse akantu k'idolari konye n'Abanyamerika ubwo bakiryamyeho. Ako numva muri iyi minsi kamere nako muri iyi minsi numva ngo bahubwo bo muri go BRICS bashaka kugira gutya ngo bagakora ifaranga. Urumva ko naryo bari imbere y'inabi. BRICS ni ukuvuga ngo ni Brazil ira bloke ihanganye n'aba Western ihanganye. Yego, bazakubwira yuko bari gukora bashaka gukora ifaranga ryabo rishaka kuzakompeta n'idolari. Nta kabuza. Ntese ko ubukungu babufite. Icyo ngicyo ni ikintu kikwereka yuko ibyo bavugaga yuko bizadufata imyaka 300 bizadufata imyaka 200 kugira ngo dutere imbere, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze koko. Singapore bagize ubwenge bwinshi, abantu turagenda tukanabakopera tukagenda tukiga mu bihugu byabo tukazana ubwenge. Singapore ni urugero rwiza. Yego. Singapore nta resource ngo bagira kira gihugu nta resource gifite. Ntabwo ngo kiyubatse muri ubwo buryo. Kiyubatse kubera cyaragiye gifate bakubwira ko umunyamerika ava muri Amerika Margaret akajya gufata education muri Singapore. Mugani wa munyarwanda njya numva kuri YouTube bajya kwicaraho bakiga. Icara wige. Baricara bakiga umunya Singapore akababwira ati mwicare hano umenye naho buherereye. Bivuge ko rero umunyafurika nawe yabishobora. Yabishobora kandi ategetswe kubishobora.
ategetswe kubishobora kubera ko nabikubwiye uko byaba bikugoye kose yego bishobora kukugora kurushaho cyane rwose abaye nta kintu ukoze. Abanyafurika rero icyiza hari umuhanga wavuze yuko yego urugendo yego a journey of a thousand right years yego start by a single simple step. Ni ukuvuga ngo aho ngaho icyo bivuze urugendo yego icyo bita anerimiyeri ni igihe urumuri rukoresha ni urugero ntabwo ari umwaka ntekereza ko ari by'abantu ubu ngubu bavumbuye benshi bakunda gukoresha bapima igihe yego ariko noneho anerimiyeri ni igihe urumuri rukoresha ruva ku zuba rukagera ko ari cyo kintu cyihuse. Reza nerimiyeri rero ntabwo ari umwaka baba bafashe icyo gihe kingana uko nguko urumuri rukoresha ruva aho ngaho ku zuba rugera ku isi. Yego ni igihe rero kirekire ni kirekire cyane ni amamiliyari n'amamiliyari y'imyaka rwaje kera urumva ni icyo bita anerimiyeri ni igihe ukibariye mu myaka iyi ngiyi yacu ni imyaka yaba myinshi cyane ikaba miliyari y'imyaka yego bakabisimplifiya rero kugira ngo wenda bibashe kujya mu mvugo yumvikana bakabibara muri anerimiyeri. Abahanga rero bavuga yuko urugendo wenda rwo kuva nk'inaha ujya kuri Jupiter abahanga bavuga yuko kugira ngo ugere ngo bishobora gufata nk'imyaka nka miliyoni nka miliyari nka 80 kugira ngo umuntu ava aha ngaha wenda akoresheje ubu buryo bw'ibyogajuru ajye kuri Jupiter. None se kuko baravuga ko bageze nko ku kwezi ho ni hafi ku kwezi ni hafi cyane na Mars ni hirya ku kwezi ni hirya ni rapporta kote hari umuntu wigeze utera gastori ngo ku munsi ngo ugasanga wenda ngo nka Margaret Thatcher cyangwa se ugasanga ngo wenda ari ikuzimu wagenda ugasanga wenda ukajya gusanga wenda ugasanga na Obama harabona ko Obama we ntaraba wenda ukagenda ugasanga ba Ben Laden ugasanga wenda onoseja me ba Gaddafi wenda ugasanga ni ikuzimu. None ngo ikuzimu ngo akabayo telefone ngo umuntu ngashaka gutelefona ugasanga bahamagaye shitani batinya kubaha shitani. Margaret Thatcher arashaka gutelefona mu Bwongereza harakana ashaka kubwira wenda umwami w'Ubwongereza shitani kabimukomye telefone yarangiza gutelefona ati wenda urashyira hana amadolari ngo nka magana ngahe shitani undi agahamagara ati wenda umunyamerika wenda nka George Washington yashaka guhamagara wenda arashaka gutelefona Trump amubwira biro z'ukuntu azayobora Amerika ati ntacyo urashyira hano agatelefona ngo arangiza gutelefona ati ntacyo ushyira hano amadolari wenda nka 20. Noneho ngo bagize guhamagara ngo ubwo ngo bahamagaye ngo ntuza nawe yashatse gutelefona Mobutu Sese Seko yagiye gutelefona hirya aho ngaho muri Kongo bareba ukuntu zira ntambara zo muri Eastern Congo na he hose zagabanyuka Kongo nayo ikaba igihugu gihambaye. Ngabandi mu gihe batelefonaga nk'umunota bati ayanyashizemo ayo mwampaye ngo mu mutungo yarajya telefona amasaha ari hiri ku munsi urashira yitelefonera harangiza abwira shitani ati fagitire nangahe nyako wa shitani ati hirya hari ati wewe si dolari buriya rimwe ati dolari fero Kongo se rapporta kote Kongo turi no muri Kongo dore ni hirya ntabwo byagutwaye amamega menshi nuko bajya batebye ariko ukumva ko rero
ukumva ko muri make icyo bashaka kuvuga ukuminimiza Afurika nyine n'abantu nyine n'ahantu uzasanga utuntu twinshi turimo dushaka kuminimiza Afurika, dushaka kumvikanisha ko yego, ariko ikiriho cyo intambwe irashoboka. Twabyumvishe neza yuko ni ukuvuga ngo intambwe nta ntambwe iba ntoya. N'abageze ku kwezi hariya numvise bavuga yuko ngo baravuze bati ni intambwe ntoya ku isanzure tugezemo hano ku kwezi, ariko ni intambwe nini ku kiremwa muntu. N'Abanyafurika rero reka dutere agatambwe gatoya, tugira ikintu dukora cyatuma abantu bigobotora kuko amahanga abumva. Nigeze nkubwira Abanyafurika by'umwihariko u Rwanda muri biriya bihe by'abami, nta bantu babagaho bashaka kuba ibihangange, bumva umuntu. N'abazungu ngo baraje ngo abazungu rwose abirabura hariya bararwana, uzumva abazuru barwanye n'abazungu rirakotsora, uzumva Abanyarwanda ngo abazungu bageze hariya Ishangi ukuntu ngo bakubitanye n'umugabo bita ngo Bisangwa bya Rugombituri. Bisangwa bya Rugombituri bararwana nabo cyane, bararwana bafite imbunda ariko afite imiheto, ngo sinzi ngo umugabo umwe ngo wavudutse ngo ku rugamba abona isasu rimeze nabi, ngaravuduka ngo Bisangwa aramubwira ati beshahu ubwo wirutse ujya hehe, ubu ko wakiruka wenda twagiye mu mahanga ugaruka mu Rwanda, ubu kuri mu Rwanda ubu uriruka aja kujya kiko ari abagabo bimuga mbabonera. Yego nuko we ararwana mpaka ruguyeho, ngo n'umugabo abaye intwari cyane. Tugomba kurwana. Nuko rero uko byagenda kose tugomba guhangana, tugomba guhangana kandi bizakunda. Bizakunda n'ibintu bishoboka. Hari umugani wundi nkunda kwifashisha proverbe z'abahanga, buriya ni ikintu gifasha cyane, ikintu gifasha kandi n'Abanyarwanda bagiye baca imigani myiza rwose. Nko kuri iki ngiki baravuze bati iyo umuntu ashaka gukora ikintu abona uburyo icyo kintu ari bugikore. Iyo ushaka ikintu urakibona byanze bikunze, gushaka n'ugushobora, ariko nanone ngo itagishaka kubona impamvu yo kucyanga nayo irayishaka impamvu iraboneka. Umufaransa nawe rero hari ahandi hantu yavuze ati il y a les hommes qui naissent grands et les autres où la grandeur s'impose. Hari abagabo bavuka nyine bakavuka ari bihangaye, wenda nk'umuntu akavukira ari nk'umupurense wenda wo mu Bwongereza, umuntu akavuka ari avukiye ibwami cyangwa kwa bampereri, uwo muntu avuka ari igihangange, avuka akomeye. Ariko hari n'abandi aho la grandeur s'impose, aho usabwa kuba igihangange bitewe na situation kikumereye nabi, usabwa kuba igihangange. Niyo mpamvu natwe ibi ngibi turabisabwa. Iyi situation turimo iradusaba kongera kuba ibihangange, kongera imbaraga. African and Rwandan must rise again. Amen. Yego ndumva rero reka tube dusomye amazi hanyuma, ariko ikiriho cyo duhaye ikiganiro cyiza, nizere ko n'abandi bantu bamwe muragenda bacyumva bakigiraho. Buriya n'ibindi biganiro byose uzagenda duhana, nizera ko bizaturyohera. Iki wenda ndakeka ko tuzashaka umwanya tukakidevelopa neza, ukagenda uduha deeply ibintu twagiye tuvuga. Yego nta kibazo, ndahari igihe cyose muzankenera, nzajya mbaha ibiganiro nk'ibi. Iki ngiki nzajya nkuko mwabyumvishe, intego yacyo mwayumvishe, ni kubita akanyafu umunyafurika abandi we. Reka tugushimire rero, twizera ko n'ubutane tugukira tuzakubona, usibye ko tunagufite, ntabwo ari ngombwa ko tugukenera, waratwihaye rwose, kandi ibintu oya ndahari nk'ibisanzwe. Icyo nsaba abantu bacu badukurikira, nibatwegere
feedback zabo turazikeneye, comment turazikeneye, abaduhe subscribe, ibiganiro bibaryohera babisharinge, harabo rwose n'abandi bantu bibagereho kuko ni ibiganiro twifuza ko byageza abantu ku kintu gikomeye by'umwihariko abanyafurika. narayobonye amakomenti barakomentinze baravuze bati ibintu biraryoshye, bati amateka muyaduhe mutwe inspiring kuri icyo ngicyo. Ubwo twababwiye haraga projet yacu n'ubundi tuzayikomeza. Ibiganiro ntabwo tuzatubikora gusa, dufite projet nk'iko twabibabwiye igaragaza ubuhangange, ukuntu twakongera kwibutsa abantu ukuntu umunyarwanda hari ibyo yarashoboye, umunyafurika hari ibyo yarashoboye. Tuzagira sale nini tuzaye tubereka exhibition z'ibyo z'ubuhanga z'ibintu babashije kuvumbura. Abanyarwanda bavumbuye byinshi, abanyafurika bavumbuye byinshi, kandi ibyo ngibyo utwongeye ngo biyereka abantu, wongere babwire ati ibi bintu muzika ari ibyanyu. Mu biganiro bizakurikira nzakubwira ukuntu abo bantu bari muri Afurika bavumbuye umuriro, kandi umuriro bavuga ko ariyo arme, niyo ntwari ikomeye cyane yabaye ku isi. N'ubu ngubu baracyakoresha imiriro. Ubwo zo umuntu wavumbuye umuriro uvuga ko ngo yari umuntu uri mwendera. Reka tugushimire utagungira, reka tugushimire tubararikira n'ibiganiro bikurikira. Ni kuri After Life TV nakagaruka.